nakwaje wati niki wati niki no kandi utagiye kunkubita ani solo ndakwaza wati ukambwira mu ngo niki wati niki ijambo wati risobanuye iki ako manzu no munsi mfite umwaka wati bisobanuye cyo wa mugabo niki se ahubwo wa mugabo kamanze mpamagare wa mwana wanje wagiye muri za Mozambique niko ndimo ndakubona ariko usigaye ukeye mushuti wanjye ese mwana wanjye wambwiye se wa dore inzara yaratwishe twadukuko twarapfuye ubu dusigaranye twatubeba two mu nzu ibibazo ewana tumeze neza fresh tunasaza nanjye ndakumva ewana ubwo maze iminsi nakubona nubwo uba wivugishwa amagambo nkayo ngayo ewana ndabona ariko amaze kumera neza ndabona wambaye neza akagofero ewana shaka kabisa none se mwana wanjye none zo ndi musigaye uvuga niza barara cyangwa n'izicyo gihugu ubamo ngo zaso ngo fresh use namenye ibyo ari ibiki mwana wanjye gira unsobanura uvuga ikinyarwanda kizima what imana y'u Rwanda what se ni ibiki kamukupa gihungu ndi ko umaze kumenya what we vubi fahano cyana yebera nk'ibintu wambaye akutabye papa icaranga unsobanura amagaye wa muhungu uba muri za Mozambique mukuru wacu ambwiye ijambo ngo wati bisobanuye iki akuru umusazi ndakubajije wati niki papa niki kandi uri gutuma ndakara ndi kukubaza wati niki ariko none nabwiye ngo niki ndi kubona utangiye kunsembura nakubajije wati niki papa niki wati niki akuru umusazi wati niki waducupa sina ngo kuvuga ngo niki wowe wati niki wacana niki ariko wati niki Uri on the beat. Mbamubaza muhungu wacu mfite ikibazo cyambanye ingume ikihe se kandi wati niki ukeneye kumenya wati none se mbikubaje nashaka kubimenya yize amashuri angahe abiri y'ibinyoni abiri y'ibinyoni koko nibyo wati niki nsubiza gicucu wende kubaza wati ukambwira ngo nyine nakubwiye ngo akuse wabaye ute wati niki none se ko muri bigize itegeko ngansobanure wati bisobanuye ngo niki ese wowe urabizi ngo wati urabizi wati ni ngwiki kajya kubaza abandi Uri on the beat. bimeze gute sha umeze ute anko boni wa nari mfite ikibazo pe cyambanye isobe nibajije abantu barenga 5 banza kukinsubiza icyo kibazo nshaka kukinsubiza ubwo iki kibazo cyabari gatiki nandi kukubaza ijambo wati risobanuye wati niki akasakumira sinarizi ko mbona musumba nanjye utarize nakwaje wati niki wati niki no kandi utagiye kunkubita ani solo ndakwaza wati ukambwira mu ngo niki wati niki wati niki Uri on the beat. kwa mugabo
Karame. Wenda ndabona usobanutse manzi ibintu ngiye kukubaza uri bubishobore. Ibijyanye n'iki? Ikintu ngiye kukubaza cyoroshye kubi. Mfite ikibazo cyambereye ngumi. Zambwira ngufashe niba bishoboka. Si wize rata. Ndikora umuntu usobanutse nkaho nta kuntu yabutarize. Naragerageje. Nk'umuntu wize rero babarurwaneho. Ijambo wati risobanuye iki? Ni iki? Ako manzi no munsi mfite umwaka. Gute? Kuko abagabo bose nagiye mbaza n'umwana wanjye bagendaga batsubiza ngo ni iki niki. Wati bisobanuye wa mugabo. Ni iki se wowe wa mugabo? Aho kwakigura kubona wanasinze uri. Oya wati ni iki? Bana umwana aho ngaho tuvugira ibyacu. Wati ni iki? Ni iki? Wati ni iki? Ni iki? Wakigama wati ni iki? Ni iki? Hey! Mayi mbona gukubitwa se. Wati ndayiretse.